yabaho wesha iri zuba ko ryari ritwishe mwana ntiwaryumvaga se izuba ryari rimeze nabi kabisa ryari igikatu mani harashyushye aho se uyu munsi nta match iri kubera kuri stade ntabyo uzi se ndagatora mama Rayon Sport na Peri zirahura wa kintu ahubwo twande kandi mfite amakuru ku fanare njye ni umufana wa Rayon Sport waraho bagendaga burya bwose se uzi ko niwe utwihishemo mwana ufanare cyane ubu bagushukishije Petit Sport uremera ufanare ubona ukuntu uriya muhungu nkunda karagaruka ukunda ariko mbona ibyako bidasobanutse gusa ubona bidasobanutse rero ukumva mbona ari mwiza cyane birenze nuko mbitekereza uriya muntu naho mutekereza ni mwiza ariko ni bwa busore bw'iki gihe bwa maringaringa ariko se ntabwo uzi ko igihe kigera akagafatwa wowe buriya waramukunze koko ndamukunda cyane uriya muhungu mba numva ntanamure mfite ibibazo uzabanza urebe ko ari sawa mbona batendeka muri benshi uzi ko ushaka gutangira saa 9 n'igice Tubeti ndagutsinda 2-1 ntabwo uri bubinzi ndagutsinda 2-1 kandi ni wowe uri bumbanze igitego nyigombana tubanze tujye mu rugo ariko mwana tubanze tujye mu rugo twitera utuzi noneho duhita ducomoka nk'abanika kabisa ebana iwe uzi ko nanibagira umupira man yes we sha sister nukurira mungara nkunda mba numva ntamureka pe agakonti by'iki gihe ariko nagakonti bizaza biri serenge yo ukuntu mubona uko byagenda kose mva mbona nkunda kandi urukunda rurahagije ariko kuki utemera ko abahungu b'iki gihe babeshya n'abakobwa ari n'icyo bagukurikiye shangiye ntabwo mbyiyumvisha bitewe n'uko mba mubona aha uzabanje uca isosi y'abahungu b'iki gihe mba mbona ari birebire dore ka divine we divi umva nkwiye tukubwire ntabwo nari mbaherutse yego mani divine twoshe cyakoze urananunguye we sume cyakoze mana nyagasani koko wahindutse ku buryo ugiye kuri revuca no ku bantu utabasuhuje nkumva icara tuganire usigaye wirya cyane nawe ugakabya ushobora kuba waragaze rwose muri iyi minsi ufite umuntu uri kukugira neza ku buryo uca no ku bantu ntubasuhuze cyakoze pe umeze neza ariko si ubwo ntabwo ari utubonye divine shamba ntabwo nari mbabonye isuku habishya pe ntabwo nari mbabonye none se wari kwerekera heho ubundi ubwo nawe ushaka kumuraho amagambo bakanigendesha waretse tukaguherekeza se tukajya tuganira nari muherekeze ariko sha mwana ndagapfa ngo ndeba uzi ko ndagapfa wakagabo gahimba kandi kataraza ubona ukuntu mwagiye kure mwese reba muri kureba buriya mwakunze nde hariya mani vugisha ukuri mwatakayemo nyine muntu umenye ngende mbakubite pase mbaja muntu umenye karakana karabenetse karatetse kameze neza kabisa gafite kuntu gafite ingenda cha muve muri iyo modo twikomereze cha mani byacu ubwo wazanga kandi mugiye kubitaho umwanya cyane namwe ariko niyo secrétaire afata impapuro zingana gutya akazinzanira abazi ko afite umwanya wo kuzisoma ibintu by'icyumweru byose naba yabikurikiranye yabona nje ko kaza akazinzanira mva shaka do
kuguriza amakuru wigeho neza icyumweru cyose harimo ibikenewe n'ibyarangiye ndagira uze kumbwira. Hanyuma y'ibyo urabona ubundi nagiye ahantu kunywa agakofi nkabona umukobwa bita bibi ndagira umuzanire ahantu ejo bundi imodoka yaduparitse turimo turanywa agakofi. Urumva ariko uwo mukobwa biransaba kubona ufite ifoto ye na location y'ahantu wamubonye kugira ngo mbe nagenda inzu uwo ngiye gushaka uwo ari we. Ariko umukobwa yaduserivije icyayi ntabwo muzi. Haba hari benshi bose, hari benshi we ifoto ye na location y'ahantu wamubonye ngiye kumureba. Ndibuka ko nari namufoto kirareba. N'uyu nguyu. Ndagira ugende umunzanire. Ndangira inzira neza muri iki gihugu ikintu cyose nashaka ngomba kukibona kandi nkakibonera kugiye kuko ninjye gavana wacyo. Mba location y'ahantu umukobwa ari ngiye kumureba. Location yisize muri telefone yawe. Ngira ugende umunzanire. Kandi nuko ajya umvugisha amagambo menshi. Boss nta kibazo ariko njye kumushaka. Gira vuba mu minota 20 ndamubona. Ninjye muyobozi w'iki gihugu ubundi ninjye muyobozi ukwiye kuyobora inahangaha. Bandi bose baba bikibe ninjye ukwiye kuyobora. Icyo shaka cyose nyibonera ku gihe. Abakobwa beza amafaranga iyo n'umyayi bayita bayanzanira ari ama etage ari hakurya. Ubu ngiye kubigaho ba nyirayo kuko nta mpamvu yo kubaka inzu zimeze kuriya umujyi wanjye. Cya mwana data we ndibutse wangu uzi ko murerwa mwana yanyemereye akarawundi ariko mwana nanye namwe nabatamo kabisa yambwiye ngo saa 8 n'igice mbe mugezeho none reba zirenzeho 20 mwari mwanyibagisha mana ahubwo reka ngiye nicomokera ubwo nyene nuko nakundi ariko iyo mara amasaha ngahe natumye umukozi umukobwa ubu no kuvuga ko yamuyobeye banamuhaye imodoka agendamo kugenda akazana umukobwa uciriritse nk'uriya woroheje wo mukora muri kafa ahantu bimunanira azanye uhamagara. Hanyuma bariya nabo ngomba kubigaho. Uyu mujyi ni uwanjye umuntu wese aba agomba kugira igikorwa akorera muri uko yamubwiye. Ariko umukobwa nagutumye ko naguhaye imodoka kwe sasa ari yanjye kutace kuri station kunywesha ni gute mara amasanga nagutya mutegereje. Ngirira vuba uwo mukobwa ndamushaka kandi ndagira ngo ubwire ngo nutagira vuba ukamuzana ntugere imbere uhita ugenda iwanjye. Because iki gihe byabaye gute nkamuhemba amafaranga yanjye ariko kunkorera akazi koroshye kuzana umukobwa uciriritse wo mu kafesiteri. Imyaka yose namaze muri iyi si nta kintu na kimwe nigeze nifuza iwacu ni bake none nangiye kwifuza umukobwa ntibari kumubera. Wandetse nyuma na nyuma barakunzane banze ukuremo bino bitambara naraguterese uranga ngusaba nomero uranga. Uyu mujyi ni uwanjye urabyumva neza. Uyu mujyi ni uwanjye icyo ushaka cyose bakimera kugisha urumva neza. Ikintu cyose kuva naho nta kintu nigeze mbura. Wakoze iki? Genda kubwira uko nagukunze ukaca amazi. Ikintu cyose shaka barakimpa. Uyu mujyi ninjye gavana wawe ubona. Mvuze ngo aya mazu yose nararavuye yarara bayasenye. Uyu mujyi ni uwanjye kandi icyo shaka muri uyu mujyi ngomba kukibonera ku gihe. Nanjye sindi muri ayo mazu. Ariko uri mubonyoboye
twebwe twavutse mu muryango w'abami, icyo dushaka cyose tukibonera ku gihe. Urumva? Bayo hano. Bayo hano. Umva. Bayo hano. Ndagira ngo mbwire ngo yewe muri uyu mujyi nta kintu na kimwe bajya bagira. Barangiza wowe ukashaka kunyegera undi muntu. Yewe uranze. Gahunda kanitaye. Yewe uranze. Ninjye gavana w'uyu mujyi. Icyo shaka cyose barakiwe. Barabyumva neza cyangwa ngaho. Jewe nta kintu na kimwe jya muri yo nishaka. Kanze mwe. Tugiye kubonana kuko ngewe icyo shaka ndagomba kukibona. Guma hamwe. Guma hamwe. Njye nakubwiye ngo nta kintu cyose nashaka muri iki gihugu n'icyanjye ngo nyibure. Urumva? Barangiza ukanyegeraho umukobwa urenze. Tuvuka mu muryango w'abami. Bose baratuzi. Warangiza uri umukobwa uciriritse ngo ndagushaka nkuhure. N'amafaranga afite igihugu n'icyanjye, abaturage bose n'abanjye ndabayobora. Bivuze ngo icyo nzashaka cyose ngomba kukibonera ku gihe. Ukajya kudukorwa duciriritse batwe. Nimba rimwe mu byishimo se. Wajya ujya kugura kureba ba menshi se bafite amazina. Nta kintu na kimwe ngomba kugura kuko ibyanjye muri iki gihugu byose ni ibyanjye. Iki kiri kujya mbere? Niki kiri kujya mbere? Awicaye aho ngaho. Ndagira ngo mbwire ngo hari abantu bari baje kundeba. Nari mbabwiye abari banegereje hanze gato. Ngiye kujyayo uyu mukobwa nagucike. Urumva? Kandi ndagira ningera hano usange wamusize mu cyumba. Urumva? Ugomba kumurebesha amaso. Yes boss. Yawe. Hagira isegonda na rimwe utamureba akagucika. Ndakeka mu masezerano dufitanye uzi icyo nagukorera. Kuko nta mukozi ujya unkorera ngo asubire iwabo. Ya. Nawe urabizi. Boss arya neza. Boss arya neza. Nta kibazo. Shaka amazi. Okay, nta kibazo reka nyakuzanira. Ya. Mazi ya jibu yashize. Hari gasanzwe nta ntugiyankwara. Ko yancitse ra boss ndamubwira ngo iki. Kari boss yambwiye ko ajya kuramo abantu nyababyeyi. Yancitse no kwimana. Usubona bigenza gute kuko. Usaranica none. Suntoroke, chike. Bigenze. Ntabwo boss namukirira mu kuko yamuze yanshatse. Bo. Reka mfate umwanzuro. Yine nasize aha. Ari kumwe na Kadogo namubwira mu dindi. None nkaba nje nkasanga badahari. Bagiye hehe? Amabanga yanjye yose barayazi. Nubwo niyemera ngo ndi gavana w'uyu mujyi ko byaba bintangiriyeho bigeze mukuru.
maze uhamagara nde oya nibibe biri seriye, nibibe biri seriye kuko amabanga yanjye yose barayazi. We kadogo, we kadogo, nawe uri hano sinashoboka, kagiye mu cyumba ndebe icyumba naba arimo, amuhamagara neza. Ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka, n'amabanga yanjye yose azi. Ahantu nagiye ndya za ruswa, ahantu nagiye muhohotera igitsina gore, none kuri ari we bodyguard nizeraga kadogo wanjye akaba nk'ibintu ntibishoboka, ntibishoboka, ntibishoboka. Telefone yaba yayikuyeho? Ariko ntago nzava kuri iyi ngoma gutya, ngomba gupanga indi plan B. Kamamagara umusore wanjye najyagamo akazi kera ka misi yoze ibanga kagakora neza, kanongera mwiyambaza kuko aho ndi ndebye nabi nashiduka nangereza nyibonye nari gavana, none baze suzuguye. Kamamagare umuhungu wanjye, wewe ndabiza bahabi igihe cyose kuko dukorana misiyo nyinshi. Hello.